nongeye kubasuhuza kandi baha ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nzozi nziza ndetse n'inzozi mbi. Nkuko tubizi twese, buri wese azi ko rimwe na rimwe arota ibintu bitangaje, ariko hari ubwo umuntu arota ari mu biruhuko byiza, yishimye cyane ndetse ari ahantu heza ndetse hanasa neza. Ariko se hari ubwo umuntu ashobora kurota akarota ibintu biteye ubwoba, akarota agwa, akarota yicwa cyangwa arwana n'abantu atazi. Ese ibi byo iyo umuntu abirose biba bivuze iki? Ese mu by'ukuri inzozi aba ari ubutumwa bwiza cyangwa ni ibintu bisanzwe ubwonko bwacu bubona iyo turyamye? Uyu munsi tugiye gusesengura itandukaniro riri hagati yo kurota neza ndetse no kurota nabi, uko inzozi ziba zimeze, impamvu zibitera n'icyo zishobora gutubwira ku buzima bwacu. Ngumana natwe kugeza kino kiganiro gisoje kugira ngo umenye byinshi ku nzozi urota. Uri kumwe na UNP Entertainment. Reba ko ukoze subscribe, ukanda like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika, kandi ibiganiro tugenda tumenyeramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ubusanzwe inzozi ni amashusho, ibitekerezo n'amarangamutima bigaragara mu bwonko bw'umuntu, ariko bikagaragara igihe aryamye, cyane cyane mu gihe cya rapid eye movement sleep. Iki ni igihe ubwonko buba bukora cyane. Mu by'ukuri inzozi ziba zuzuye ibyo twanyuzemo ku manywa, zuzuye ibyifuzo, ubwoba ndetse n'ibyishimo. Kurota neza bigira ibisobanuro ndetse bikagira n'ibimenyetso. Mu by'ukuri kurota neza ni inzozi ziba zituje, zishimishije ndetse zifite n'umutuzo. Akenshi zigaragaramo ibyishimo, amahoro, gutsinda, urukundo cyangwa se amahirwe. Zishobora kukwereka ko uri mu rukundo cyangwa se uri mu rugendo rwiza. Ziba zishobora no kukwereka ko uri mu bantu bagusetsa cyangwa se bagushimisha, cyangwa se zikakwereka uri mu kizamini ariko wagitsinze. Icyo gihe uzarota ibintu bimeze gutyo, uzamenye ko inzozi zawe ziri mu bwoko bw'inzozi nziza. Ibimenyetso byo kurota neza ni ibihe? Ukanguka wumva utuje, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, wumva uzanye imbaraga z'umubiri cyangwa se ukumva no mu mutima hari ukuntu ufite imbaraga. Ikintu cya gatatu kizakwereka ko warose inzozi nziza, uzarota inzozi zisobanutse ndetse izo nzozi zikaba zitarimo n'ubwoba. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko inzozi urimo kurota ari inzozi nziza. Ndetse hari n'impamvu zishobora gutuma umuntu arota neza. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu arota neza: kuryama atuje mu mutima no mu mutwe. Iyo umuntu aryamye atuje, nta bibazo cyangwa se stress afite, iyo arose arota neza. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu arota neza: imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Umuntu akabikora mbere y'uko ajya kuryama, ngo iyo abikoze aba ashobora kuryama akaruhuka neza, bityo umubiri ukaruhuka, ubwonko bugatuza, akaba yagira inzozi nziza mu gihe aryamye. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma umuntu arota neza ni ugukoresha uburyo bwo kuruhuka. Hari abantu baruhuka ari uko bari kumva umuziki utuje, cyangwa se abandi bakaruhuka basenga, ndetse abandi bagakora meditation kugira ngo babashe kuba basinzira neza. Ngo iyo usinziye umeze neza, ngo nta kabuza uba ugomba kurota neza. Impamvu ya kane ishobora gutuma umuntu arota neza: kubaho ubuzima bwuzuye amahoro, kubaho ubuzima budafite rwaserera. Ngo iyo umuntu aryamye afite ubwo buzima bumeze gutyo, nta kabuza aba agomba kuryama ndetse yaryama akarota neza. Nubwo hari igihe umuntu aryama akarota neza, agakanguka yishimye cyangwa se yumva afite amahoro mu mutima ndetse no mu mutwe yaruhutse, hari n'igihe umuntu ashobora kurota inzozi mbi
Inzozi mbi ni za nzozi umuntu ashobora kurota, akarota yirukanka, akarota bamwica, cyangwa se akarota wagira ngo hari ibintu arimo arahunga, bigatuma akangukira hejuru ndetse akamera nk'umuntu wahahamutse kandi yarasinziriye. Izo nzozi hari impamvu ziba zishobora gutuma urota inzozi mbi. Reka tuze turebere hamwe impamvu zishobora gutuma urota inzozi mbi cyangwa se inzozi ziteye ubwoba. Mu by'ukuri impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu arota nabi ni stress cyangwa se umunaniro ukabije. Iyo yaba impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu agira inzozi mbi. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu arota nabi ni impinduka zikomeye mu buzima, nk'urupfu, kubura akazi cyangwa se gucika intege. Birumvikana nk'umuntu wapfushije umuntu cyangwa se umuntu wabuze uwe ashobora kugira inzozi mbi mu bicuku by'ijoro. Ndetse n'imico mibi nayo ishobora kuba intandaro yo kuba umuntu yaryama akarota nabi. Kurya ibiryo byinshi nijoro, kunywa inzoga cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge nabyo bishobora gutuma ugira inzozi mbi cyangwa se ukarota nabi kubera ko waba waraye nabi. Hari impamvu ya kane ishobora gutuma umuntu arota nabi cyangwa se agira inzozi mbi. Ibikomere byo mu mutima ariko kandi ukaba utariyakira cyangwa se umutima ukaba utarabyakira. Ibyo nabyo bishobora gutuma umuntu agira inzozi mbi. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma umuntu agira inzozi mbi, indwara zifata ubwonko, agahinda gakabije cyangwa se ihungabana, stress cyangwa se depression. Ibi nabyo bishobora gutuma umuntu agira inzozi mbi. Ariko kandi izi nzozi zombi, inzozi nziza ndetse n'inzozi mbi, zose ziba zishobora gutanga ubutumwa. Hari abatekereza ko inzozi ziba ari ubutumwa buturutse mu bwenge bwacu bw'imbere, abandi bakazifata nk'ubutumwa buva ku Mana. Abandi bati ni ukwikuramo ibintu mu mutwe. Ariko mu by'ukuri inzozi zishobora kukwereka uko umeze mu mutima wawe imbere. Niba ufite ubwoba, bishobora no kukwereka impamvu zishobora kuba ziri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ubwoba bwo gutsindwa, akajya ahora arota ari mu kizamini ndetse akarota atiteguye. Mu gihe hari undi wabuze nk'umukunzi ariko akajya amurota buri gihe. Bivuze ko inzozi zishobora kuza bitewe n'ibibazo ufite cyangwa se bitewe n'ibyo uri gutekereza mu buzima busanzwe. Nyamara hari uburyo buba buhari umuntu ashobora gukoresha akaba yarota neza cyangwa se akaba yafasha ubwonko bwe kugira inzozi nziza. Kugira ngo uryame neza, urota inzozi zituje, urota ibintu by'ingenzi, hari ibintu uba ugomba kwitaho. Ikintu cya mbere ushobora kwitaho kugira ngo ubashe kuba wagira inzozi nziza, irinde kureba ibintu biteye ubwoba nijoro, nka filime z'ubwicanyi cyangwa se filime z'ubugome. Icya kabiri ugomba gukora, ugomba kurya amafunguro mato kandi yoroheje mu gihe cya nijoro. Tekereza ku bintu byiza cyane mbere yo kujya kuryama. Ikintu cya kane, senga cyangwa se usome igitabo cyiza kirimo umutuzo cyangwa se gifite inkuru zituje. Ikintu cya gatanu ushobora gukora ukagira inzozi nziza cyangwa se ugafasha ubwonko bwawe kubona ibintu byiza mu gihe cya nijoro, jya kuryama igihe kimwe buri nijoro cyangwa se gira isaha imwe ihoraho ujya kuryama. Niba uryama saa 2 ukamenya ko saa 2 ugiye kuryama, icyo ugomba kumenya ni iki? Ujye wibuka ko uko ubuzima bwawe bwakumanwa buba bumeze bishobora kugena inzozi zawe mu gihe cya nijoro. Mu by'ukuri kurota neza ndetse no kurota nabi byose ni ibice by'ukuri, ndetse ibice tubamo buri munsi ariko bikunze kwirengagizwa. Ntuzafate inzozi nk'ibintu bidafite agaciro. Hari igihe aba ari ubutumwa cyangwa se ari ikimenyetso cy'uko hari ikitagenda neza imbere yawe. Ujye wita ku nzozi, ntakagira inzozi ukirensa. Wari kumwe na UNP Entertainment. Niba ko kuzi subscribe nyaboneka, ukana like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.
ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.